abantu bo kuri uriya rwego ntabwo bapfa kujya kuri front. Icyo ni icyambere. Icyo ni kimwe. Niyo yagiye kuri front byigwaho neza abajyanama be cyangwa abamukuriye. Uri kunyumva? So rero umuntu wo kuri uriya rwego kugira ngo ajye ku rugamba ubirebera aramutse apfuye, ubirebera mu bamugiriye iyo nama cyangwa bamutumye kuri urwo rugamba. Akaba ariho bamwe bahera bavuga ko General Chirimwami Nkuba Peter yaba yarishwe agambaniwe na bagenzi be. Ayishwe agambaniwe na bagenzi be. Bagenzi be nuvuga ngo abo babana mu gisirikare, abamukuriye, Wazalendo, FDLR. Uti kubera iki? Abavuga ibyo bahera kuki? Bahera ko ngo Chirimwami yashobora kuba ari yaramaze gufata urundi ruhande. Ufite mu mutwe yari Kabila. Babyumva? None mu mutwe we ibyo agenderaho akaba ari byo Kabila yamubwiye. Notama no kuri dosiye yo gufata Goma nayo ngo asa naho yari afite urundi ruhande abogamiyeho. Hanyuma rero bamupanze kujya hariya hantu bazi ko ari mwishiraniro, bari mu bashatse kumutanga. Ariko mu kumutanga no kuvuga ngo ni M23 yamurashe, hari n'abavuga ko ari Wazalendo wenyewe bamwirasiye. Ariko gupanga igico ni bisanzwe ntago yaza ngo ahita agira gutya. Bashobora kuba bahagaze aha kumbe mu gihuru hari undi uhapanze. Ibyo biri mu byatumye nawe buvugaho uburangare ubwiki ibyo yagiye ku rugamba ameze biterwa n'abavuga. Nanjye ndibona avuga indi version. Abafaransa nabo ku rubuga rwa Champs-Élysées hariho ubutumwa buvuga ko iri joro kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwa mbere 2025 Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagaye abaperezida babiri bavugwa muri iki kibazo kuri telefone mu buryo butandukanye, umwukwe undukwe. Ibyanditse kuri urwo rubuga rwa Élysée baragira bati: Macron exprime sa vive préoccupation à la situation au Nord Kivu, spécialement à Goma. Perezida w'Ubufaransa ahangayikishijwe cyane n'ibiri kubera muri Nord Kivu, cyane cyane i Goma. Il appelle à la fin immédiate de l'offensive M23 et retrait des troupes rwandaises. Avuga ati arasaba ko M23 yahita ihagarika kwataka i Goma kandi ingabo z'u Rwanda ziri kuri ubwo butaka zigahita zitaha. Akavuga ati aho iryo tangazo riri kuri Élysée bati dukeneye on appelle à la protection des civils. Il appelle aussi à la reprise du dialogue au plus vite possible et dit sa détermination à appuyer les efforts de paix. Kuvuga ngo arasaba ko hahita hatangira hongera hagatangira inzira y'ibiganiro mu buryo vuba bishoboka, nta yandi mananiza. Kandi akemeza ko yiteguye kuzafasha igikorwa icyo ari cyo cyose kiganisha ku mahoro. Ibyo biri ku rubuga rwa Élysée. Urubuga rwa Élysée nyine rwa presidence nk'uko wavuga urugwiro rwo mu Rwanda. Urumva? Niho banditse inkuru. Yego. So ibyo rero hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation.
aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Karegeya Omar Pano, nanone kandi turabasuhuje abakunzi n'abavandimwe n'abanywanyi mwese ba hano kuri KOP. Ni iby'agaciro cyane iyo mvuze niyo mbagira ngo numvikanishe ko hano ni umuryango. Yego, umuryango mugari cyane rwose. Mugari kabisa. Yego. So nk'ibisanzwe rero turi kumwe na mwarimu wacu Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste. Hari haciyemo iminsi ariko murabizi ko ubwo twaganiraga ushize twanagarutse ku kintu kijyanye no kuba umubiri wari wabaye weak. Yego. Kubera malaria. Mubonye abantu bavuga ati Minisantura yamamarije ariko malaria yanjyanye muri guma mu rugo subira ku gikoma. Nta gutarama nta gutamira. Ibyo ngibyo. Iyo ndoro. Yego. Ariko bigoranye ariko urumva nayirwariye rimwe na umuvandimwe mu rugo tubana. Ariko imira kamukamo gake gake. Yego. Ntabwo bikaze. Ejo ni akazi. Ngira ngo ejo kwa gatandatu nyuma y'umuganda nagerageje kwijajara. Kwa gatanu nari natekereje kujya i Bugesera imbaraga ziranga, ariko kwa gatandatu ntekereza kujya Ibyumba. Birakunda. Yego. Birakunda. Njyayo nari ngiye mu nkuru, nari ngiye kureba inkuru. Hari inkuru nari narabonye nanjye nyituma umunyamakuru y'umuhungu wakubise nyina. Numva ntago biri kunjyamo neza, nshaka no kumwirebera, nshaka no kureba n'uwo se, nshaka no kureba n'uwo wakubiswe. Nabo baturage babaho hano. Yego. Umusozi ukabaho umwana ukubita nyina bagabona ari ibisanzwe. Nagomba kujya kubireba nkareba nuko batekereza. Nkanababaza ariko mwe mu byumva mute. Yego. Ibintu bigarangira gutyo tu. So byabaye ngombwa konjyayo n'imvura insangayo nyigendamo ndananyerera ariko sinavunika, nakubise ikiganza hasi. Ibyo cyane. Njyayo ikiganiro cyo cyari gisanzwe gikoza akira ahubwo. Aho hariho ikiganiro umuhungu yari yarankoreye, ariko njyayo ndavuga ngo mbere yo kugitangaza nanjye nigirire idée générale. Cyo ni kimwe. Naragezeyo marerezuma no ku iduka ry'uwo mugabo nsanga harakinze umugabo ndamubura. Nsangamo umwana aho bakinguriye, nsangamo abana mu iduka ry'ibishyimbo. Ariko mbonana n'umukuru w'umudugudu, mbonana n'umunyabuzima, ngenda numva background y'icyo kibazo. Ubwo nzagikomantaho icyo kimaze gusohoka. Ubwo rero nk'uko bisanzwe iteka ngira abantu bamwe twahuye turaganira, dutamiraho gakeya nyine mu mbaraga nkeya mu marembo ya Papebu. Nahavuye nka saa mbiri zigeze. Ubwo abo twabashije kubonana nabo abafana banyuranye, abakure. Nsuhuza umuhungu nabonye ukorera Gahengeri wari waje kwiga muri Tab, asanzwe ari n'umufana wacu. Gahengeri ni hahandi twakoreye ikiganiro Dani. Umuntu uko biri kose muraziranye. Twamenye nimugoroba nyine arabimbwira. N'ubu mu gitondo mbyutse mubaza uko yagezeyo. Urumva twabonanye avuye kwiga agomba gusubira i Gahengeri. Ubwo rero ndumva wo numwe n'abandi bagiye bacaho, abo twakoranye kera, abo twaturanye. Munsi w'ejo ngira ngo ubwo si ibyo ra. Ni muri rusange nibyo. Nta muntu wagutunguye uwo mwahuye
ko kenshi umuntu agiye ahantu ntari ifite gahunda yo guhura nabo ni benshi nyine. Hari umudamu twaturanye aza no gukora aho nakoraga, ubu nawe nimugora twataramanyeho gatoya nyine n'umugabo we. Urumva aribyo nta bindi bitunguranye. Muri iki gitondo nabwo ku cyumweru ubu ndimo nza abagore beza mpuye nabo hano hirya. Sinzi niba ari abagore muri rusange, ashobora kuba ari abakobwa, ashobora kuba ari abakobwa bavanze n'abagore hano hafi ya peyaje. Ubwo nari nkase gatoya moto isubiye inyuma ngiye kuvugisha umuntu nari mbonye usa n'uwayobye. Arambura ngo hari umugore umwe ngo harya bakwita nde? Nitwa Karegeye. We n'undi mugenzi bari nka batanu ariko harimo nka batatu basanzwe bakurikira ibibera hano. Ubwo nari mbakaseho kandi inyuma nabaturutse mu bitugu ngeze imbere mbona umuntu inyuma hari hafi yo kwa Kanimba wasaga n'uri kuyoboza cyangwa ari kuvugira kuri telefone atazi aho ajya, kandi uwo muntu tuziranye. Mbwira motari ngo kata, none mu gukata babagore bambona mu maso. Umwe w'inzobe cyane ati harya bakwita nde? Wari wambaye ikanzu ati nitwa Karegeye. ngo turagufana. Undi wari wambaye ishati y'ubururu mbona nawe aranca mu jisho n'undi nuko. Ibyo nuko tubaho tugenda. Hanyuma uwo mugabo nawe nari ngiye kuyobora, ni umuntu twakoranye ku Irebero. Rebero College do Rebero, urabizi ko dufite y'umunsi mukuru kuri 16 z'ukwa kabiri. So uwo mugabo rero ari mu banyakiriye njya gukorerayo muri 2001. Uwo nari mbonye asa naho yayobye. Kumbe hari umuntu barimo bavugana yamubwiye ngo baze guhura kuri La Vijorie. La Vijorie rero ni izina rishyashya, naho bundi naho bitaga muri Saint Paul muri Sera muri Joke. Urenze kwa Kanimba. Urenze kwa Kanimba niho hari Centre La Vijorie ikurikirwa n'aya mataje bari kubaka cyane. Aho rero niho yagombaga kujya. Kumbe we mubonye ari ruguru y'umuhanda. Yamaze kwambuka. Namwe nisubira inyuma manuka nurenga kwa Kanimba urabona icyapa cy'umuhondo cyanditseho inyuguti z'umutuku naho. Ubwo bahamenye. Namubwira nti dore nanjye n'umwenda wanjye uriye. Ni ninza Rebero kuri 16. Ninjye nawe. Ugomba kumenya. Atuzande. Urumva ko ndavugishije ubu nditeganyirije. Ari byiza biruta ibyo. So muri make nibyo. Kubijyanye na weekend na malaria n'akazi nuko. Kiganiro ndakiguhaye nkubwiye nabo bantu. Ubwo ndabonda basuhuje nyine abo bakobwa duhuriyemo, ariko n'abakobwa bakuze n'abakobwa baciye ubwenge pe, nta mwana urimo. Nta nubwo navuga ngo ni inkumi pe, nta bakobwa bakuru bashobora kuba ari n'abadamu ntawamenya. Nyemerera rero tuve kuri ibyo ngibyo gatoya twambuke tujye Igoma. Igoma mu bimaze iminsi bihari kubera ko intambara yo imaze gufata indi sura nyuma y'uko M23 itangiye kwinjira mu mijyi. Yabaga iri mu byaro ahantu itavugwa cyane, ariko kuri ino nshuro byahinduye isura. Ariko Tageta wari umujyi n'ubundi. Tageta wari umujyi gufata icyaro se. Nta buyobozi, nta nzu y'ubuyobozi ufashe, nta radio ufashe, nta kibuga cy'indege, nta kigo cya gisirikare. Bira byose aba ari ugutegura gufata ibyaro, ari ugutegura kuzafata imijyi. Ubundi niko bimeze. Ubundi buriya niyo yari Tageti. Ntabwo mu ntumbero ntago haburamo ibyo. Gufata ibyaro gusa se gute. Impamvu nari mvuze ku mujyi rero nuko nkanavuga ko byahinduye isura, nuko turi kubonamo noneho n'impfu z'abantu banini. Twumvishe iby'urupfu rwa Peter Chirimwami General. Ejo twumva ibivugwa ko Omega nawe yishwe. Nabonye n'ama website menshi ari kwandika ibyo nkuru. Ariko biterwa n'ama website. Okay, reka nereka kukuvuna. Nereka kukuvuna. Izo mpfu zombi zaravuzwe nanjye narabyumvise. Ariko ibyavuzwe byose nta namwe ari biri ukuri 100% washyiraho akadomo. Kaduhere ku rupfu rwa Chirimwami General Nkuba. Urumva urupfu rwa Chirimwami rwaremejwe, ariko uburyo yapfuye bivugwaho mu buryo butandukanye. Kiretse niba nararangaye simbisome,
ariko nta hantu nabonye M23 ivuga ngo twarashe General Chirimwami Nkuba aha naha. Yeah. Niba byarabaye simbibone meya kurupa. Ariko ntago nigeze mbyumva. Ntago nigeze mbyumva ko M23 ivuga ngo twarashe. Oya ntago bavuga ngo twarashe. N'umuvugizi w'iri ngoma avuga ko ngo yaguye ku rugamba. Voilà. Ariko ntago yavuze ngo yarashwe natwe. Ntago bavuze ngo nitwe twamurashe. bavuze ko yishwe n'ibikomere by'amasasu yarashwe nande rero. Okay, icyo rero ntago ari cyo. Icyo ntabwo ubundi wenda katurebe mu buzima busanzwe abantu bo kuri rwego ntago bapfa kujya kuri front. Icyo ni icyambere. Icyo ni kimwe. Niyo yagiye kuri front byigwaho neza. Abajyanama be cyangwa abamukuriye. Ukunyumva? So rero umuntu wo kuri rwego kugira ngo ajye ku rugamba ubirebera aramutse apfuye. Ubirebera mu bamugiriye iyo nama cyangwa bamutumye kuri urwo rugamba. Akaba ariho bamwe bahera bavuga ko General Chirimwami Nkuba Peter yaba yarishwe agambaniwe na bagenzi be. Ayishwe agambaniwe na bagenzi be. Bagenzi be nuvuga ngo abo babana mu gisirikare, abamukuriye, Wazalendo, FDLR. Uti kubera iki? Abavuga ibyo bahera kuki? Bahera ko ngo Chirimwami yashobora kuba ari yaramaze gufata urundi ruhande. Ufite mu mutwe yari Kabila. Babyumva? Noneho mu mutwe we ibyo agenderaho akaba ari byo Kabila yamubwiye. Notama no kuri dosiye yo gufata Goma nayo ngo asa naho yari afite urundi ruhande abogamiyeho. Hanyuma rero bamupanze kujya hariya hantu bazi ko ari mwishiraniro bari mu bashatse kumutanga. Ariko mu kumutanga no kuvuga ngo ni M23 yamurashe, hari n'abavuga ko ari Wazalendo wenyewe bamwirasiye. Ariko gupanga igico ni bisanzwe ntago yaza ngo ahita agira gutya. Bashobora kuba bahagaza aha kumbe mu gihuru hari undi uhapanze. Ibyo biri mu byatumye nawe buvugaho uburangare ubwiki ibyo yagiye ku rugamba ameze biterwa n'abavuga. Nanjye ndibona avuga indi version. Yego. Biterwa n'abavuga. Icyo cyitwa kurangara ni kwa kuri nakubwiye ngo niba umusirikare umugenerali ahagaze mu mwanya yahawe na Tshisekedi, umushahara ahabwa na Tshisekedi, uniform za Tshisekedi, ariko imbunda no mu mutwe we harimo Kabila cyangwa M23. Ibyo rero bigaragara. Hari ahantu henshi baba baragiye nari amayesheke menshi ingabo za Kongo zigira uhita ushakishiriza mu bakomanda. Abayoboye urugamba aho hantu ninde wabipanze gutya ninde wabipanze gutya. Rimwe na rimwe akavuga ati mureke tuhagarike kurwana, ubundi akavuga ati mureke turwanira aha ngaha aha tuhareke ibintu nk'ibyo. Donc bakagenda basoma ibintu bisa naho harimo igisa n'ubushukanyi. None bamara gusoma bajya muri basubira muri background basanga uwo muntu ari uwa Kabila. Bandi bakarakara. Yego. So ibyo rero nibyo byabaye. Hari nibyo bavuga ko hari n'inama ziba za SADC inama ihuje SADC FARDC na wenda na MONUSCO. Barangiza inama Kabila kabimenya akabona raporo. Yes. Akabona raporo kandi kidi Kabila di ibindi. Yego. Nabandi nawe agaha abafatanya bikorwa be cyane. Ibyo bintu rero byinshi niho Tshisekedi asaho naho yahuye n'ikibazo gikomeye cyane kuko abasirikare arwanisha abakomeyemo nabo ku bwa Mobutu, abandi nabazamuwe na Kabila père, hanyuma bamaze kuzamurwa baba Prosper ku bwa Kabila fils. Tshisekedi aje nta mpinduka mu gisirikare yigeze agira. Nta basirikare bashya yazanye, niyo yanabazana ababigisha ni babandi. Yego. Ababayobora ku rugamba ni babandi. Abasiniya nabo kwa Kabila. No ntago arabo kwa Kabila. Kwa Mobutu. Afe.
aho baba hose bazamuwe na Kabila, nicyo nshaka kubwira. yego Bazamuwe na kuko na Kabila ntabo yari afite. yego Ariko kuba kuzamurwa saviziri kwa kuzamurwa mu ntera, guhabwa amaposte, kuzamurwa umushahara, koherezwa muri za mission, ibyo bibyo mu gisirikare, umuntu wagize uruhare muri ibyo kuri wowe umuhoraho kurusha n'undi wese baguha. So abo rero benshi mu mitwe ni Kabila. Uko rero kuvuga ngo inama irabaye, amabanga ibyavuye mu nama bigeza ahandi mbere yuko bishyirwa mu bikorwa, yari challenge ikomeye cyane. Kandi barimo benshi kuko Kabila Tshisekedi we nta basirikare oya ntabo, si byo se abari bake. Ibyo rero bakavuga ko Chirimwami yaba yaragambaniwe na bagenzi be kubera iyo myitwarire bari batangiye kumukekaho, bamubeshyera batamubeshyera, ariko kumwikiza byari mu nyungu z'abariya kurusha uko zaba iza M23. Icyo ni kimwe. Hanyuma tujye kuri Omega we yapfa atapfa, nawe sindabona ahantu M23 ivuga ngo twivuganye General Omega. Oya, niba hahari nkaba ntarahabonye naho meya kurupa, ariko igishoboka ni bibiri. Niba M23 itarabivuga, Omega ashobora kuba ariho cyangwa yarishwe n'undi. Ariko hari n'abavuga ko bashobora kuba baragiye aho yabaga ntibagereyo neza, cyangwa akabakwepa, kimwe muri ibyo. Ariko ubu ngubu kuba yaba ariho, kuba yarapfuye biri kuri 50-50. So rero kuvuga ngo bamwe bavuze, ahubwo tubanze turebe ngo ubundi amakuru y'impfu z'abantu bakomeye amara iki ku rugamba. One, aca intege uwo bari kumwe nawe. Icya kabiri, akongerera kabaraga abo bahanganye. So ibyo rero ni ibisanzwe, ariko vraiment sinzi ababyina urupfu rwa Omega numvise bamwita ingirwa generale. Nakuvuga ukuntu haba hari imishyikirano kugira ngo asubire mu gihugu cye, abandi bakamwita ingirwa. Ibyo bizaba indi topic, ariko bisaba kubanza abantu bakitonda, hakaboneka amakuru nyayo, ariko ashobora kuba akiriho. Ariko byo ni ukuvuga ni nko guca intege abari ku ruhande rwe no kongerera imbaraga abumvaga ko ababangamiye, ariko nta gihamya gifatika cy'uko yaba yapfuye. Urumva bitandukanye n'ibya Chirimwami. So muri izo mpfu ebyiri, kuri Chirimwami uvugwa ko ari we wamwishe ashobora kuba atari we. Hanyuma kuri General Omega ho no kuba yarapfuye bishobora kuba atari byo. So ni ugutegereza tukareba. Ese umuntu we ashobora gukora strategy yo kwibika? Ntabwo ari cyane wakwibika kandi uraca intege abandi. Ntabwo wakwibika se ukabwira abawe bose ukabuzi ko barabika ibanga. Ntabwo ari byo. Ariko bica intege urupfu ruca intege. Ahubwo abenshi baranapfa bigahishwa. Ariel Sharon harya yapfuye ryari? Wigeze wumva badekara urupfu rwe? Simbizi. Icyo nzi waba rwarabavuzwe nka nyuma y'ingahe, icyo nzi cyo bavuze ko yabaye muri koma imyaka n'imyaka. Ntabwo urupfu ruca intege ndugu yangu. Urupfu ruca intege, urupfu rw'umuntu ukomeye wari ufite abandi areberera. Hari n'upfa bigasubirwamo burundu, bagasubiramo bushyashya. Hari n'upfa agakurikirwa n'abandi. Numva nta wakwibika ngo bitanga ikiza. Oya, wakwibika keretse ari umwesiko. Agira ngo banke zibone ko zitakishyuwe. Yaba strategy y'urugamba wenda gutuma wenda abandi birara se. Abirara se ninde wakwirara? Abe bacitse intege, abatazi ko ariho. Ntabwo rero yakwibika. Ahubwo abamubitse bashobora ko kugira ngo batere akanyabugabo abahanganye nawe. Ibyo byo birashoboka. Turacyategereje, tuzakomeza twumve, ariko nta ibihamya bya nyuma na nyuma kuri Omega ntibiraboneka. Ntabwo biraboneka. Ntawe uravuga ko yamwiciye, ntawe urabona umurambo we, ntawe FDL ntiradekarara ko yamushyinguye. Birasaba gutegereza rero. Naho Chirimwami wajyanywe Kinshasa akiri muzima, ari inkomere, kandi abasirikare babivuze. Aho rero biratandukanye. 2017 M23 yagerageje kurusyaho uruki urugamba.
yageze yinjire muri Goma 12 pana 7 na kabiri na kabiri ya yinjije uko yagiye twarabibonye none amakuru turi kubona aragaragaza ko bari mu birometero bike wegera Goma nabo kandi bamaze kudekarara ko Goma igomba kubakira ati tuzanye amahoro tuje kubohora Goma yego Karege ahangaha mu metero urabona biraza kurangira biti uko birangira kose ntabwo kuri no sana nabimenya ariko nyine imetero zo ntizihagarara ntabwo zihagarara ubundi gutsinda urugamba habamo ibintu byinshi habamo imbaraga z'abantu sur nombre effectif ufite abantu bangana iki bo ni karite yihe ni abasore bafite ibihe bikoresho amasasu imbunda kandi z'ibyiciro byose hanyuma n'abasivili bagufasha ari ugucunga aho bamaze gufata ari ugusansibiriza nabo baturage erega nibyo no kubwira abaturage ngo mutuze turaje ntabwo bivugwa n'umusirikare ibyo byose ni akazi k'abasivili ariko kongeraho diplomasi kuko ushobora ukora neza ushaka n'inyungu nziza rwose ushakira abaturage icyiza ariko diplomasi mbi ikaguteranya n'abantu bakajya batereka dati bariya ibyabo ni ukwica gusa no gusaba ariko iyo ufite babakada abasivile bagufasha aho wafashe amashuri agakomeza ukibonamo abarimu abari abarimu bari bagiye guhunguka bagaruka baturisha ntubakomeretse urabyumva amashuri agakomeza amavuriro agakora ibyo rero nabyo bikagira n'ababivuga iyo mvuze diplomasi nongeraho n'itangazamakuru cyo kora ubu ngubu itangazamakuru irarifite habasigaye rero igisigaye n'iki ni diplomasi kukuvuganira no mu mahanga hari n'impaka ejo zagiwe mu gitondo cy'ejo kuwa gatandatu ku mbuga zimwe na zimwe abantu bigamba nabyumvise abigamba kwica uwo General Chirimwami haraho nabyumvise abandi bakavuga bati kwica umuyobozi w'inzego za leta ukururira rwego cyambere biragukururira abanzi icya kabiri uramuhombye ubundi ari ibishoboka umuntu nk'uriya kururira rwego ugize amahirwe ukamufata mpiri iyo umufashe mpiri uramujyana ukamwigisha akaba uwawe akajya ku maradiyo akadekarara ati nanjye ibyo nari ndimo nabivuyemo niyiziye hano icyo ni kimwe yananirana kumva kugira ngo abe mu bawe ugakora itangazo rero ofisiyeri ukamuhererekanya mu buryo bwemewe n'amategeko icyo gihe nabyo uba ugize amajwi abantu wa wundi bavuga ngo urica ntaba kibivuze wafashe umujenerali umusubije ingabo z'iwabo uvuga ko wica ntihaba kibivuze so rero niyo diplomasi kumanaginga communication yo ku rugamba kuko hari communication y'urugamba ntabwo ihora ari ukuri ni nko mu rukiko oya ahubwo urakomunika ngo bitanga iki kudekarara ko wishe general ushobora kubivuga nkaho ari igikorwa cy'indashyikirwa ariko kigukururira abanzi ejo wajya gukomanga hanate nta mwebwe muhera ku bayobozi mwica uri kubyumva so rero muri diplomasi ijyanye urugamba narwo rugira diplomasi ukagira abaguhagarariye Burayi Amerika hehe babandi bajya guhangana na slogans zigucakaza zikumanura bagahita batanga ibiri positive bataba abantu n'abantu beza dore akababaro kabo aho babaye mu nkambi z'impunzi dore ibintu nk'ibyo dore aho bafashe amashuri arakomeza amavuriro agakora ibiraro bakabyubaka imihanda igakora abacuruzi bagakomeza bakicururiza akeneye uvuga ibyo niyo mpamvu rero nk'aha ngaha kuba bageze Goma kuba basatira Goma bamaze kuyigota byo byararangiye wafashe warahereye Bunagana ugafata ukabugeze Sake ukaba wafashe Minova ubwo nyine ikigega cy'ibiryo byo warangije ubundi biba bisaba ngo abantu nibagiye mu imishyikirano nayo ni diplomasi reka turebe noneho uburyo biri kuvuga mu itangazamakuru muri make aho nabashije gusoma The Guardian ya nijoro saa 5 z'ijoro The Guardian yavugaga ko igoma nta muriro uhari
kandi bakavuga ko M23 itazahagarara ishaka Bukavu kuko yamaze gufata Minova ni nkawo mujyi uri hagati na hagati ya Kivu zombi. Aha. Ariko ubwo bivuze ngo gufata Minova ni ikigega cy'ibyo kurya. Yego. Sake bayifashe kugira ngo wimagine ibiryo bigera Igoma biravunanye. Mu mutwe wanjye byo ntago bihita biza. Hanyuma kubera nta muriro muri The Guardian bakavuga ko hari abajya gufasha M23 baturutse mu Rwanda ba professor uwo mwijima bakinjira bava Gisenyi muri uwo mwijima. Bamwe bakavuga ngo hari abanyuze kuri borune ya 13 ngo abandi banyuze hafi y'ikibuga cy'indege. Iyo mvuze borune ko mbitekereza urabona ko umupaka w'u Rwanda na Kongo muri kira gice ntabwo wubatse, nta mugezi urimo, ntabwo ari ibirunga, nta hantu hasanzwe, ariko hagiye haba amaborune. Yego ariho. Ayo maborune niyo ntekereza ashobora kuba hariho amapozisiyo ya gisirikare. Noneho pozisiyo kuri borune ya 12 niyo kuri borune ya 13 bigafatanya kumanaginga iyo interval hagati ya borune imwe n'iyindi gutyo. So bakavuga ngo hari abambukiye kuri borune ya 13 ni isa naho ugana ruguru. Warenze gare na petite barriere ariko si kuri no mu birere oya kata ayo maborone agiye ku murongo uturutse kuri grande barriere akazamuka agera petite barriere agakomeza ruguru za byahi ruguru. So iya 13 isa naho iringaniye n'ikibuga cy'indege kandi uba warenze petite barriere na za gare. Bakavuga ko ariho hanyuze abantu. Bakavuga muri iyi nkuru ya The Guardian bakavuga ko bakanemeza ko MONUSCO yamaze kwinjira mu rugamba n'ibikoresho, aho bavuga ko hari burende ya MONUSCO yarashwe na drone ya M23 aho yari turutse simpibuka ariko neza, ariko drone yarwanaga ku ruhande rwa M23 itwika igifaru MONUSCO wanakibonye gicumbeka. Hanyuma bakavuga ko abantu bafitanye isano na UN muri ruriya rugamba 13 bamaze gupfa, harimo 9 baba Sauza muri Afrika y'Epfo, harimo 3 bo muri Malawi, harimo umwe wa UN uvuka muri Uruguay, hakaba na 4 bakomeretse. Yes. Ubwo ikindi iyo nkuru ikavuga ko impamvu hari pressure bari gusiragira gufata Goma, baratanguranwa n'inama ya UN ya akanama k'umutekano ka Nations Unies gatera n'uno munsi kuri 10 kuri uno munsi kuri 26 ku cyumweru. Ubu nuko nubundi aho kakabereye i New York bwaki iki gihe The Guardian yandika muri Amerika bwari tukiri bwari bukiri ku manywa ya 25. Okay. Ubu nibwo bukeye 26 muri Amerika. So ako kanama nako nugutanguranwa kuko gashobora kuza kakavuga ati buri wese aguma aho yarari cyangwa muvemo. So bisaba rero ngo kuba ufite icyo uvugiraho kwa, si byose ibaze bavuze bati buri wese aguma aho yarari, wowe ukaba wibereye za Bumbogo undi ari Nyamirambo. So ruvango kuba waharanira kugera i Nyamirambo utagumye Bumbogo, nibura bazagukure mu Biryogo wari wahageze, kandi nabwo nawe hari icyo uzavuga uti muranjyana Bumbogo hataba micopo hataba amarangi kandi nari nigereye ahangaha ukagira icyo utegeka. So urumva bitandukanye bya bintu wambwiraga ngo bari kuva mu byaro begera umujyi, ubundi cyambere ni umujyi. Naho ibya icyaro amashyamba bashobora kuvuga ati hamara imyaka 20 ntacyo bidutwaye, ariko umujyi ni umujyi. Hanyuma muri no nkuru ya The Guardian bagakotinga The Observer ifitemo interview yagiranye na Clementine Dumunjwa wa Human Rights Watch. Amwibuka wa wundi urabyuka agera i Kanombe, umwe wageze i Kanombe mbere ya Rwanda Classified, umwe wageze i Kanombe bavuga ati ntago wemerewe gukandagira kuri ubu butaka. Uyu rero The Observer yamubajije imubaza ku bijyanye na droit de l'homme mu biri kubera i Goma. Yego. Ubwo nimvuga impamvu mbivuze nuko mu byo avuga abadukurikiye babyumve ko ari wa muntu wangiwe gukandagira ku butaka bw'u Rwanda.
buriya nkunda kuvuga ngo ninde uvuga, aravuga iki, arakibwira nde, arakivuga ryari, arakivuga ati. ubwo rero Clementine Domonjwa navuga ntabwo wamutandukanya n'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe, nta n'ubwo wamutandukanya na Rwanda Classified. Katwumva ibyo yavuze. Clementine Domonjwa ati urusaku rw'amasasu ruravuga iburasirazuba n'iburengerazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru, bwa Goma. Yego. Nta mazi, nta mashanyarazi. Ati turasaba abafite uruhare muri iyi ntambara bose kwita ku kurinda abasivile n'ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro n'ibituma abaturage babona iby'ibanze byose bishoboka. Babyumva? Yego. Kurinda abasivile no kurinda ibikorwa remezo bitanga ibyangombwa by'ibanze cyane cyane nk'amavuriro n'ayo mazi n'ayo mashanyarazi kumwe nakubwiraga. Hanyuma mu ijoro ryakeye Union Européenne iravuga ati u Rwanda niruhagarike gufasha M23 kandi dusabye ko bahita bava ku butaka bwa Kongo. Iyo ni EU. Yego. Abafaransa nabo ku rubuga rwa Champs-Élysées hariho ubutumwa buvuga ko iri joro kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwa mbere 2025 Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagaye abaperezida babiri bavugwa muri iki kibazo kuri telefone mu buryo butandukanye, umwe ukwe undi ukwe. Ibyanditse kuri urwo rubuga rwa Élysée baragira bati Macron exprime sa vive préoccupation à la situation au Nord Kivu, spécialement à Goma. Perezida w'Ubufaransa ahangayikishijwe cyane n'ibiri kubera muri Nord Kivu, cyane cyane i Goma. Il appelle à la fin immédiate de l'offensive M23 et retrait des troupes rwandaises. Avuga ati arasaba ko M23 yahita ihagarika kwataka igoma kandi ingabo z'u Rwanda ziri kuri ubwo butaka zigahita zitaha. Akavuga ati aho iryo tangazo riri kuri Élysée bati dukeneye on appelle à la protection des civils. Il appelle aussi à la reprise du dialogue au plus vite possible et dit sa détermination à appuyer les efforts de paix. Kuvuga ngo arasaba ko hahita hatangira hongera hagatangira inzira y'ibiganiro mu buryo vuba bishoboka, nta yandi mananiza, kandi akemeza ko yiteguye kuzafasha igikorwa icyo ari cyo cyose kiganisha ku mahoro. Ibyo biri ku rubuga rwa Élysée. Urubuga rwa Élysée nyine rwa presidence nk'uko wavuga urugwiro rwo mu Rwanda. Urumva? Niho banditse inkuru. Yego. So ibyo rero ibyo nibyo nakubwaga ngo urugamba ni diplomasi. M23 ishobora kugira imbaraga zo gufata Goma, ikabura wenda izo kuyimaintaininga kubera ko nta basivile ifite, ariko ishobora no kugira izo mbaraga ikahava kubera diplomasi. Ese niba havuze Macron, ejo Trump akavuga ibi, ejo Putin akavuga ibi, aho ngaho ureba gufata Goma guhinduka igicibwa. Niba bavuga ngo bazagukupira umuriro n'amashanyarazi, rero uzavuga uti mbaye nk'umwana ku ishuri, umuriro n'amashanyarazi ni ibintu bimwe. Niba bavuga ngo bazagukupira amazi n'amashanyarazi, uzashyira ku munzani. Cyangwa se niba kuvuga ngo uva muri Goma wamaze kuyifata, uzavuga uti nyamara nanjye nakoresheje force nizi, kandi niba nyirekuye mubwire bakana ko bari bayishaka nabo ntibayigarukemo. Hari byinshi uvuga, ariko ukavugira ku cyo wamaze gufata. Ntabwo rero urumva, ntabwo UN Security Council yavuga, EU ikavuga, Macron akavuga, icyo uko wareyajisa uri M23 ukiri mu misozi ya Masisi, ntabwo ari nk'ibyo bavuga uri ku kibuga cy'indege cya Goma nk'ubu rwambikanye.
sibyo Yego. ibyo rero biratandukanye. Ubwo aho ni naho nashaka kugira ngo utunajya sinzi ikindi wari kongera ariko ikindi nari ngiye kongeraho ni uko ofete Goma nubwo indani hari abo numvise bavuga ko hari amasasu yaraye ataraverisa yego amwe aturuka za Rumanga bajya agaca hejuru ya Goma agiye kurasa Sake, ariko ikigaragara cyo hatabaye nuko harimo zino mbunda z'imbaraga z'umusada zica hejuru, ariko ikijyanye n'imirwano oma hasa naho Goma isa naho igoswe n'ibirindiro n'abantu baryamiye amajanja bareba nayingwe. Urebye guhera kuri ntuza isa naho igoswe ari uguhera mu kibaya cya Kibumba. Kibaya cya Kibumba ni hano nyine urenze ku kibuga cy'indege izo za Rumangabo, none ukagera Kibumba hahoze inkambi ukomeza za Katare na Rucuro, aho ngaho barayakanuye. Kibumba ari Nyiragongo yego, ari Kanyamahoro mu Bambiro za Kanyarucinya, aho hose hagiye haba amapozisiyo ku buryo kandi no ku ruhande rw'u Rwanda nubwo nari ngiye vuga ngo ku buryo gusohoka Goma ari uguca Gisenyi, ariko n'uruhande rw'u Rwanda narwo baryamiye amajanja. Ubwo rero nuvuga ngo ibya Goma naka kanya dushobora no kurangiza ikiganiro hari andi makuru, ariko UN Security Council nisohora itangazo nabwo haragira byinshi bihinduka. Rirakirwa riraza rivuga ngo buri wese aguma aho yageze, riraza rivuga ngo buri wese nasubira aho yari ari mu kwa 12 k'umwaka ushize. Nukubitega amaso ngaho mbaza icyanyuma. Nari ngiye kubaza uruhare nyine rw'amahanga nyine kuba M23 yakwinjira igoma. Amahanga yo yaba nkuko rubivuze uti Perezida w'u Faransa yahamagaye aba president nkuko bigaragara ku rubuga rwabo. Ari byo bavuganye. Yego. Amerika ntiyaburamo akaboko kayo ka meme. Yego. Iyo MONUSCO uri kuvuga niyo UN, iyo EU. Niho nshaka kugira ngo utubwire. Numva nyine nibyo twebwe tureba imirwano, tukareba abarwana, ariko rimwe na rimwe muri kiriya gihugu hari isibano ry'ibihugu byinshi bikomeye. Nibyo navuga ngo la guerre de puissance. Yego. Niba Trump ejo bundi arahira yaratumiye Kabila, ntatumire Tshisekedi nyiri igihugu. Ikindi ku bwa Kabila hari ibyo yari yaravuganye na Trump mu bijyanye n'imicukurire y'amabuye y'agaciro muri kariya gace. Tshisekedi ajeho asanga nta kintu kinjira muri kese y'igihugu kivuye mu mabuye y'agaciro. Ntabwo ari guhamagara son predecesseur ngo mubaze ngo bimeze bite. Byasabaga ko ahindura umuvuno. Agishije inama notama abajyanama be benshi nabo babanye mu Bubiligi, abagiye bamufasha kubona ibiraka byo gutwara ko yatwaraga taxi voiture, ari no kuba bamumakiza umunsi wenda atafite ahantu ho kuba. Abamubaniye nibo bajyanama be ba hafi, bamubwira bimwe mu buryo agomba kwitwara muri situation kugira ngo igihugu kinjize amabuye y'agaciro, amafaranga avuye mu mabuye y'agaciro. Mu byo bamugiriyemo inama harimo kwegera bamwe mu baturanyi bakagirana amasezerano ya exploitation minière profitable au gouvernement congolais. Muri izo nama umwanzuro wavuyemo wasaga naho umugira inshuti n'abaperezida bo mu karere, ariko bikabangamira umushinga wa Trump na Kabila. Yatangiranye na Kabila. Noneho Kabila dizo na Trump kuri wa mushinga kugira ngo utabangamirwa, kugira ngo babuze bwa bucuti bwa Tshisekedi n'abaturanyi. Yego. Byasabaga ko bagaruza akavuyo. Akavuyo rero karongera karagaruka. Ubu rero kuri nasa no kumenya ngo ese Trump aciye muri Kabila baravuga iki kuri iyi mirwano ihari. Ese buriya ikintu cyabaye iyo muri ririya rahira iyo ibyo ntekereza niyo Tshisekedi atumirwa muri ririya rahira yari kugira icyo avugana na Trump. Ariko wenda gitandukanye yari kugira okaziyo yo gucutsa Kabila ku ibere rya Trump akarijyaho. Kurijyaho ni ukuvuga iki? Niba Kabila yarabwiye Trump ati yaremere Trump ati intara ebyiri uzajya ucukura ibintu bigende nta kibazo, amabuye ace ku kibuga cy'indege nta kibazo. Tshisekedi yashobora kugenda akavuga ati unyijije bariya bantu nyakubahwa Trump, ngenda guha intara 5. Byari kuba birangiye.
niba Kabila yaratanze 2 undi agatanga 5 Sefini Kabila ari kuba acutse cyane. iyo okaziyo ntiyabaye mu byo ntekereza byangora kubyumva diplomatikoma ariko n'abadukurikiye bagiye badufasha gusesengura ese Trump yaba yarabikoze kubera ko ari ami fidèle wa Kabila ese bikaba se byarabaye kubera uburangare ntabone ese Trump we ntaza agaciro k'umuperezida wimye kuki adakeza uwimye agakeza wahozeho ese aramutegurira kuba zima nanone ese kuki aca amazi uri ku ngoma cyangwa se nukutumva kimwe n'abamushyizeho cyane ko Tshisekedi bivugwa ko ashyirwaho n'abanyaburayi atigeze atsinda amatora so nta gihamya rero cyuko Trump yemera ingoma ya Tshisekedi niyo mpamvu mwirahira yatumiye former president hari actuel president cyane uko babanye kuri manda ya mbere nyacyo ibyo byo birasanzwe ariko ntabwo watumira umuntu wahoze ari president mu gihugu hari uri president nanone kandi uzi neza ko uri president yaguha nibirenze yego ibyo rero nibyo nkubwira amaha uburayi wumvise ibyo bwavuze yego ko busaba ngo u Rwanda ruve muri Kongo yego Macron nawe ibyo bashyize ku rubuga rwa Elysée avuga ko yahamagaye abaperezida babiri bose akabasaba ariko nakarezime ni paragraphe imwe ushobora gusanga bavuganye byinshi buri umwe amubwira ibye bundi amubwira ibye ntabwo turabimenya so nuvuga ngo ikiraba kuri Goma kiraza ari resultat y'ibyo bintu byose Tshisekedi n'abanyaburayi kuko k'abanyamahanga rero navuga ariko uretse nguhe detaye nyine icyo turabona Goma kirava ari igiteranyo ari resultat y'ibiri kuri Tshisekedi n'inshuti ze z'abanyaburayi bamushyizeho kiri mu mibanire ya Kabila na Trump yego bikaza ku mibanire ya Kabila na M23 nuvuga ngo icyo Trump abwira Kabila arabwira M23 n'abandi none turebe ubwo icyo turabona muri Goma kiraba kivuye muri ibyo byose ntago biraba bivuga ngo M23 niva muri Goma ntago biraba ari ububwa ntago biraba ari intege nkeya ubushobozi bwo kuyifata barabufite si ndio ariko nanone bibaye kubw'imirwano na ntuza ubundi nta nubwo n'ingabo za Tshisekedi ntabwo zinaniwe kurwana ariko ziyobowe nabi zirimo abagambanyi zirimo abacanshuro zirimo abatamwiyumvamo zirimo abatishimiye n'ingoma ye umwanya munini akizera abanyamahanga abasauza Malawi Tanzania batazi iriya zone icyo ni kimwe byanze bikunze bandi we ari gutinya bafite mu mitwe yabo babirimo Kabila na Mobutu nibo bazi igisirikare na zone ya hariya ntabwo yakwizera abanyamahanga kuko abanyamahanga ushobora kumwereka mapu ukandika dore ngo dore ahangaha ni washyira uti dore ahangaha ni Nyarupfubire Rwanda yabaza ati Nyarupfubire ni hehe yabaza muri abasirikare mu mutwe bifitiyemo Kabila akamwereka Kirehe kandi ari Nyagatare ubu wese umunyamahanga wamwizera kuri tere imeze ite byanze bikunze arakenera abanasiono ibyo rero nibyo bicanze hariya donc Kabila ahagarikiye Tshisekedi ahagarikiwe akagira ingabo nziza ashobora gufata Goma ashobora kuvana M23 muri Goma nubwo itarahafata ariko nanone ku gitsure cy'amahanga na M23 ishobora kuhikura nuko yahikuye 2013 ariko byose ntabwo ruvuga ngo ni question y'imbaraga z'imirwanire cyangwa nombre na effectif gusa nibiramuka slogan zigomba kuza mu gihe kiri imbere AFC igomba kwigaragaza kuko AFC ni ijambo rya AFC nubwo ari abasivile nirirenga irya M23 n'ijambo Rwanda muri dossier rizagenda risubira inyuma AFC nigaragaza ijambo iriya tuyite nka kwihuza kuri kwihuza AFC M23 nibigira imbaraga nyinshi n'ijambo Rwanda rizagenda risigara kuko AFC ntabwo ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda ntabwo u Rwanda rwafasha AFC kandi nanga ntabwo avuga ikinyarwanda afite ahandi akomoka afite abamuriho afite inshuti babanye afite abashyize mu butegetsi ayobora komisiyo y'amatora nagira ijambo riremereye
ibyitwa u Rwanda, abatekereza u Rwanda muri iriya dosiye nabo bizagenda bigabanuka, byumvikane ko ni abanyekongo bavuga ikinyarwanda bifatanyije n'abatakivuga. Urizi ko imitungo ya ntuza bayishyize ku isoko ya nanga, amahoteli angahe, amazu y'ubucuruzi, ibibanza, amato, ibyo byose nanga nahamagarira abavandimwe, inshuti, abakomokaho yari iwabo, n'abandi abo mu gisirikare nabo mu gisivile no muri politike, bose bakajoyininga, bazaba benshi. Noneho bamire rya zina rya M23 ari kuri uru Rwanda muri dosiye. Urikunyumva? Byumvikane ko azaba ari abanyarwanda, abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari muri Kongo baharanira ubutaka bw'iwabo, ariko bivanzemo n'abandi batakivuga babuzijwe uburenganzira, kuko kugurishijwe imitungo nacyo ni n'ikimenyetso cy'uko wabuze uburenganzira mu gihugu cyawe, warayivunikiye. So nanga rero naho agomba kuzamurira arokrise nk'abajenerali nka batanu, bakazana nk'umuminisitiri umwe, bakazana n'abadepite nka batatu, n'abandi muri diaspora n'abambasaderi, iriya ntuzi ikaba nini. Noneho AFC bose bagashyiramo, bakatumbi bakajyamo, bafayuru bakajyamo, cyangwa na Kabila kidekarara. Byahita bivuga ngo AFC yagira ijambo rinini cyane kuruta M23. Uvuga ngo uko byamera kose, ubushize 2012 bafata Goma bakayibakuramo, bamwe bajya Uganda, abandi baza mu Rwanda gufungirwa Ikibungo, ariko byaragaragaye ejo bundi 2020 baba baragarutse. Reba aho bageze. Kubera iki? Nuvuga ngo kubera ko igituma wa Rwanda ntawe cyagiye, kandi barabyara aho bari mu buhungiro. Bakwiye imishwaro amahanga yose, Amerika, Australia, Ubwongereza, Ubudage, Norvege, Denmark, Finland, Canada, hose bariyo. Baribaruka kandi barakorera n'amafaranga. Umuntu rero wakutekereza akavuga ngo iki kibazo kizarangizwa ngo abantu bazicara ngo birangire, aba bantu batarajya kuri gakondo yabo, ntabwo bizashoboka. Barabyara. Hari n'igihe tuzagera abavuye Kongo bahunga basazi, ariko abo babyaye bazakomeza bavuge, bazaruka ariko kusubiye kuri gakondo yabo. Ubundi aho niho umuti wakagombye kuva. Amahanga yose avuga yakagombye kuzirikana icyo kintu ngo ese aba bantu bazasubira ku butaka bwabo gute? Bari mu bihugu baraho, ariko ibaze kugurira irimbi isokweri ufite ubutaka, aho ushyingura so ukajya kuhagura, mufite aho muvuga, ukagira umwuzukuru, gafate nk'abo twaturanye Ibyumba ku Gihembe, yaje afite imyaka 20 muri 97 wenda n'8, ubwo amaze kugira 20 ubwo hashize ingahe? 22 isanga 20 yazanye 42 yarabaze gushaka, afite umwana mukuru. Umwana namubazi wacu ni hehe? Mu myaka 10 na wa mwana we araba yashatse, umwuzukuru abaze ngo iwacu ni hehe, nk'uko umwana wari kubaza sekuru. Ibyo bintu uzi kudidimanga imbere y'umwana wabuze icyo umubwira, nibyo bihita bituvuga ati, cyangwa ukamubwira uti mwana wanjye iwanyu ni Kongo barahatumenesheje, ahita atangira gukubita agatoki ku kandi. Mu byo akora byose akavuga ati ari njyewe, ari umwana wanjye, ari inshuti zanjye, tugomba guharanira ko tuzasubira hahandi. Niyo mpamvu M23 wayirukana Goma, wayirukana muri Kongo, izongera ishibuke, izaza ku yandi mazina, izaza yewe ishobora kuzaza ikitwa K21. Ni urugero nguhaye, ariko izabaho ko finali nuko bari abantu basubira hariya. Nta bihugu bibirukana, ariko ni gakondo yabo. Ni gakondo yabo. Nubwo se bitabirukana bibaha ibibanza. Ubwo se ni kuvuga ngo barabyara, ntibabyarira mu makambi cyane. Kugura ikibanza cyo hanze se mu Rwanda bisaba gukora ukagishaka, ariko iwabo yari gushinga inzu mwabo. Harewe icyo ni logique utagira uruhande. Umuntu wese akeneye kuvuga ngo eshe swa iwacu ni, kandi nta mwana utabaza umubyeyi ngo dukomoka. Ibyo rero bishobora gutuma urwana umuhenerezo, amafaranga yose ukoreye ukayagura intwaro, inkungu ukazitera mpaka mugeze hahandi. Nta muntu numwe wishimira gusazira mu mahanga. Nabo bari muri Amerika nubwo bakorera menshi, finalima bazagaruka cyane. Wenda icyo bahunze, icyo bavuye, icyo cyahindutse ni ukuva mu makambi yo mu bihugu byo muri Afurika, ariko babonye iwabo ntabwo bari kujya muri Amerika cyane. So rero ubwo muri make nuko niko bizarangira bari abantu basubiye iwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi,
byaba kuri iyi nshuro byaba ku y'ubutaha byaba ku yindi n'igihe tuzaba tutakiriho umuti wa nyuma nuko bari abantu bazajya kuri gakondo ubutaka yabo. bwabo. So muri make nuko nguko kandi mwakoze Ya, cyane. mwakoze cyane reka duhinira aha ngaha ubwo izindi update tuzagaruka nabo tugenda dutera imetero. Asante.